rero ibyo ufite muri wowe nibyo ubasha kujyana, ibyo ubashije, ubushobozi ufite, haba mu mwuka, haba mu marangamutima, haba mu bifatika cyangwa se haba ku ruhande rw'umubiri, ibyo ngibyo ufite nyine nibyo ujyana kubaka urugo. Ndavuga rero mu by'ukuri nyine wagushije ishyano nimba umugabo wa mbere arameze uku n'uwa kabiri akaba ameze uku, ibi n'ibi bikagenda gutya n'ubu bikaba biri kugenda gutya, mu by'ukuri icyabayeho ni iki mu kinyarwanda cyumvikana cyangwa se mu mvugo nziza cyangwa mu mvugo yumvikana, mu by'ukuri wagushije ishyano pe. Muraho neza, ndabasuje mwese, amahoro y'Imana abane namwe. Abadukurikira muri hafi cyangwa se bari kure, mwese amahoro y'Imana akomeze aganze. Bahaye ikaze rero kandi nejejwe no kubakira hano kuri Flabano Official TV, aho tuganira byinshi bitandukanye. Amazina yanjye ni Banenema Flavia, tumaze kujyana ibiganiro byinshi bitandukanye kandi turakomezanyije. Amazina yanjye nayo hari abashyiraho na mwarimu, benshi mu badukurikiye, benshi mu bo tukunda kubana mu biganiro banyita mwarimu Flavia kandi ndabikunda. Umurimo w'ubwarimu cyangwa wo kwigisha ndawukunda cyane. Murabizi ko abarimu nako abanyeshuri banjye benshi ari abubatse ingo. Rero kuganira cyangwa se kwigisha ntago ari bishyashya cyangwa ntago ari bihambaye, kubera yuko ubushize nababwiye ko kwigisha ahanini akenshi usanga atari uguha umuntu ibintu bishyashya. Abigisha cyangwa se abarimu, iyo uganira n'uwo wigisha cyangwa se uwo usangiza ubumenyi ufite, akenshi ntabwo ari bishyashya uba uri kumuhereza, ahubwo ni ugukangura ibitekerezo bye mu bintu ibi cyangwa ibindi. Rero nanjye uyu murimo nkukora nezerewe kandi nkukora mbikunze, kuko akenshi iyo tuganiriye ku muryango cyangwa se ku rugo, hari byinshi twaganira ngasa n'ukangura ibitekerezo byawe ku kintu iki cyangwa ikindi. Rero iyo tuganira turafashanya, turigishanya cyangwa se tukaganira cyangwa se tukungurana inama cyangwa ibitekerezo ku byatuma umuryango uyu munsi ubaho neza, unezerewe kandi wishimye. Hari byinshi twabonye rero bibangamira umunezero w'urugo cyangwa se umunezero w'abashakanye. Muri byo twabonye ko harimo ubutamenya. Ikindi twabonye kibangamira umunezero w'abashakanye ni ibikomere. Ibikomere byo mu mutima nabyo bishobora gutuma urugo rubaho rutanezerewe, cyane cyane ko hari igihe umuntu aba afite ibikomere cyangwa se akomeretse atabizi. Ibi byose rero nibyo tugerageza kugenda tuganiraho uko tubonye umwanya. Hari ukutamenya ko ukomeretse, ukabaho ukomeretse, nyamara iyo umuntu akomeretse ntabimenye ntibimubuza gukomeretsa abandi cyangwa se ibikomere bye bikaba byakwanduza abo bari kumwe. Ibyo tujya tubiganira, ariko nanone ikindi gishobora kwangiza umunezero w'urugo rwanyu ni ubutamenya. Kutamenya cyangwa se kudasobanukirwa n'imiterere ya mugenzi wawe cyangwa se impamvu y'imico imwe n'imwe ubona na mugenzi wawe. Hari ukuntu rero kutamenya cyangwa se kutamenya imiterere cyangwa se imico y'umuntu mubana, hari igihe ushobora kubangamira umunezero wanyu. Nibyo rero twari turimo tuganiraho uburyo ki ubumenyi cyangwa se kumenya imico cyangwa imiterere ya mugenzi wawe mubana bishobora kugufasha gusobanukirwa, bikagufasha no kumwereka urukundo, kuko hari ikintu wabashije kumenya ku miterere cyangwa se imiremekere cyangwa se imyitwarire y'umuntu. Imyitwarire y'umuntu rero buriya ikomoka ahantu hatandukanye. Umuntu ashaka kugira imyitwarire bitewe n'uburyo yabayeho mu bwana bwe, bitewe n'uburyo yabayeho mu kubyiruka kwe, bitewe n'ahantu yagiye aba cyangwa se aho yakuriye cyangwa aho yarerewe, nimba yarize cyangwa se aho yize. Hari ibintu byinshi bitandukanye, hari henshi tunyura mu buzima hakagenda hagira ingaruka nziza cyangwa se ingaruka mbi ku myitwarire yacu cyangwa se ku mico yacu. Akenshi rero usanga abasore cyangwa abakobwa iyo batarashaka aba yumva azagira urugo rwiza, aba yumva abishaka, abiharanira, cyangwa se akumva aratekereza kuzagira urugo rumeze gutya na gutya, bitewe y'uko ntawifuza ikibi. Umuntu yifuza icyiza, ikibi kikaba cyagutungura, ariko icyo wifuje ari icyiza. Rero umusore cyangwa umukobwa avuga ati ngewe nzubaka urugo rwiza, ngewe mu rugo rwanjye nzajya nkora ibi, ngewe mu rugo rwanjye bizagenda gutya. Ukumva hari plan washyizeho cyangwa se hari ingingo runaka washyize ahantu cyangwa wanditse wumva uzasanga mu rugo rwawe cyangwa se uzaba ufite mu rugo rwawe. Akenshi rero urugo rwiza cyangwa urugo runezerewe ntabwo ruba ruri ahantu rugutegereje ngo rukunezeze. Ntabwo urugo rwiza ruba ruri ahantu rwicaye rutegereje wowe uzaruzamo, rutegereje wowe musore cyangwa wowe mukobwa. Ahubwo urugo rwiza rwubakwa cyangwa se rukorwa na ba nyirarwo.
ni ukuvuga ngo nuza mu rugo uri umusore uje kuba umugabo ukaba ufite ibyiza muri wowe nibyo uzajyana mu rugo rwawe. Nimba uje kubaka urugo uri umukobwa hari ibyiza wifitemo cyangwa ufite muri wowe ibintu runaka nibyo ufite nibyo uzajyana mu rugo rwawe. Rero ubwiza bw'urugo nta handi buba, ntabwo buba mu nzu, ntabwo buba hanze, ntabwo buba hanaha, ahubwo ubwiza bw'urugo buba muri ba nyir'urugo. Ni ukuvuga ngo ibyo ufite muri wowe nyine nibyo ujyanye mu rugo. Nimba umutima wawe wuzuye ibyiza nibyo uzajyana mu rugo. Nimba imico yawe ari myiza nibyo uzajyana mu rugo. Nimba imico yawe ari mibi niyo ngiyo uzajyana mu rugo. Rero ni byiza ko abasore cyangwa se abakobwa bitegura gushaka cyangwa se bitegura kujya mu rugo, ni byiza ko twitoza kugira imico myiza, twitoza kubana n'abandi neza kugira ngo ibyiza dushaka mu rugo tuzabijyaneyo. Ntabwo rero ibyiza byo mu rugo uzasanga bihari byicaye bigutegereje, ahubwo ibyiza by'urugo ni wowe ubijyana wowe ugiye kubaka urugo. Ikindi nyine urugo abanyarwanda bakoresha iyo mvugo cyangwa se inyito ngo ni kubaka urugo. Kubaka urugo rero ni buri munsi, kubaka urugo ni uguhozaho. Kubaka urugo bitandukanye n'umunsi w'ubukwe w'ibirori, kubaka urugo bitandukanye no gukora ibirori by'ubukwe, ahubwo kubaka urugo ni ubuzima. Ni uguhozaho. Kubaka rero ni uguhozaho. Niyo mpamvu hano kuri Flabane Official TV akenshi uzasanga twibanda ku rugo cyangwa se twibanda ku bagize urugo, imibereho cyangwa se imiterere, kugira ngo tubisobanukirwe bidufashe kugira urugo rwiza cyangwa se bidufashe kuba twagira umuryango mwiza. Rero ibyo ufite muri wowe nibyo ubasha kujyana, ibyo ubashije, ubushobozi ufite, haba mu mwuka, haba mu marangamutima, haba mu bifatika cyangwa se haba ku ruhande rw'umubiri, ibyo ngibyo ufite nyine nibyo ujyana kubaka urugo. Rero akenshi hari igihe usanga umugabo cyangwa se umugore afite nk'ibyamukomerekeje mu buzima bwe bwatambutse, ugasanga nimba afite ibikomere bitakize, uko bitakize nyine niko abijyanye mu rugo. Kimwe n'uko ushaka kubaho wenda ufite ibikomere wenda byaranakize ari byagukomerekeje, ukabitambuka ubuzima bugakomeza, noneho ukagira ibibazo cyangwa se navuga ngo ni ibyago, ugakomerekera mu rugo ushatse. Nabyo bibaho. Rero bitumye nibuka inkuru y'umudamu umwe, umumama umwe cyangwa se umugore umwe twaganiriye. Hari igihe nari ndi ku rubuga ndi kuganira n'abamama benshi batandukanye, noneho nashyiraho nk'isomo ku rubuga, we agahita aca mu gikari akambwira by'umwihariko cyangwa se akampa umwihariko we, akampa nk'urugero runaka bitewe n'ikibazo afite mu rugo. Noneho rimwe na rimwe akambwira ibintu numva wenda bishobora kuba bibabaje cyangwa bihabanye n'ibyo ndi kuvuga, akambwira ati ni gute iki n'iki gishoboka, njyewe ibi n'ibi narabigerageje byaranze, njyewe ibi n'ibi wenda wabivuze nsanga nibyo ahangaha sibyo. Urumva mama yari afite ibikomere byinshi bituma mukurikirana ngo menye impamvu ambwira gutyo. Kumbe hari ibintu atari yarambwije ukuri ko amaze kubeshywa cyangwa se kwinjira mu rukundo inshuro zirenga 3. None ubwo urwo rugo yari arimo ntabwo ari urwa mbere yari arimo. Abimbwiye ndamubwira se nimba urugo rwa mbere wararusenye urashaka gusenya n'urwa kabiri ku mpamvu izi cyangwa izi. Noneho turaganira, ngenda numva ko impamvu akomereka cyangwa se impamvu ababara cyane n'imyitwarire y'umugabo we, ikimubabaza cyane si uko umugabo ari mubi, ahubwo nuko we mu mutwe afite undi mugabo yigeze kubana nawe, arakompara buri gihe. Umugabo nimba akoze igihe akompara n'uwo batandukanye kera, nimba bigenze gutya asubira mu bitekerezo agasubira mu rwarwo rwa kera, bigatuma atagira amahoro mu rugo arimo uyu munsi, bitewe n'uko ikintu cyose kibaye ikosa umugabo akoze cyangwa se ikintu batumvikanyeho n'umugabo, agahita asubiza ibitekerezo mu rwarwo rwa kera, ugasanga rwa rugo yaruvuyemo ariko mu mutwe aracyarufite. Ugasanga ibyo umugabo akora uyu munsi arimo arakompara n'umugabo wa kera, cyangwa se umugabo yakora ikosa ati n'abagabo nyine nuko mumeze na runaka nibi yarabikoraga, nibi yarambeshyaga muri ubu buryo, n'ubundi iyo byagendaga gutya. Abagabo ugasanga afite image mbi y'abagabo kubera yuko umugabo ari kumwe nawe uyu munsi aramukompara n'uwo yabanye nawe mu gihe cyashize. Bijya bibaho rero ugasanga hari umuntu ushobora kugira nimba nabyitwita ibyago cyangwa se gukomereka mu muhamagaro, akaba yashaka urugo rumwe, akaba yashaka n'urundi rwa kabiri cyangwa se n'urwa gatatu, byose birashoboka. Noneho turaganira, mu gihe turi kuganira rero turi kuganira gutya vizavi, mu gihe nyine abambwira story yose ndamubwira rero reka twumvikana. Mu by'ukuri ndamubwira mu by'ukuri wagushije ishyano. Ahita yishima ati baba yatabwo aho wabereye uvuze ikintu kizima, ati nicyo ngicyo, ati nuvuze ikintu kizima rero mbasha kumva, ati yego hatanagushije ishyano, ati niwumva ko kuva aho twahereye tuganira none umbwiye ikintu kizima. Ndabwira mu by'ukuri nyine wagushije ishyano, nimba umugabo wa mbere yarameze uko n'uwa kabiri akaba ameze uko, ibi nibi bikagenda gutya n'ubu bikaba biri kugenda gutya, mu by'ukuri
icyabayeho ni iki mu kinyarwanda cyumvikana cyangwa se mu mvugo nziza cyangwa mu mvugo yumvikana, mu by'ukuri wagushije ishyano pe. Nimba waragushije ishyano rero banza wakire iryo shyano ryawe, hanyuma ubanze wishyire muri ubanze wakire nyine ko wagushije ishyano, kuko ibintu biri kubaho ntabwo ari ibintu by'i Rwanda, ntabwo ari ibintu biri normal, ni ibintu bidasanzwe. Rero noneho kubera ukuntu yarakomeretse, umutima wakomeretse cyane, nkoresheje iyo terimi cyangwa nkoresheje iryo jambo nibwo yakana mu by'ukuri wagushije ishyano. Kuba washaka gutya bikagenda gutya, wamara kuvana n'umwe ari kumwe wabana n'undi bikagenda gutya, mu by'ukuri ni ishyano. None iryo shyano nimba ryaraguye rero none bigende bitese, urongera uve mu rugo wongere ugende nanone, ahubwo nimba uko bimeze reka twige ukuntu ugiye kubana n'umuntu umeze gutya na gutya, kubera yuko biteye isoni, biranagayitse kuba umwana ukiri muto cyangwa se umugore ukiri mutoya nkawe kuba wava mu rugo ukaruvamo ukongera ukajya mu rundi, nanone ukaruvamo ukongera ukajya mu rundi. Rero nimba waragushije ishyano banza uryakire, banza wemere nyine ko wagushije ishyano, guca ruvuti iyo umuntu agushije ishyano rimeze gutya bigenda bite. Icya mbere ni ukwiyahura, ni ukwiyaka ubuzima. Oya, icyo se igikurikiyeho cy'ibanze ni ugusenya nanone? Oya, ahubwo se nige kubaho gute mu rugo rumeze gutya. Mugisha kuba warabaye mu rugo rumwe ukarubyaramo umwana, ukagera no mu rundi rugo ugasanga naho ugiye kubyara umwana, cyangwa se umugabo ashobora gushaka nawe afite umwana cyangwa se afite abana, nawe mugore ushobora gushaka ufite umwana cyangwa ufite abana. Ubwo tuzabiganiraho uburyo icyo umuntu ashobora kubaho akabana n'uwo akunda bakishimana kandi wenda bafite ibibatandukanije, umwe afite umwana cyangwa se umugabo afite abana cyangwa se umugore afite abana bataraba uwo mugabo, cyangwa se umugabo afite abana bataraba uwo mugore, kandi bakabasha kubijera. Gusa ntabwo ari ibintu byoroshye, biba bisaba umutima mushya, biba bisaba ubundi bwenge, biba bisaba ukundi kwihangana, biba bisaba ibintu byinshi cyane. Ariko igihe ubanye n'umuntu hari icyo mutumvikanaho cyangwa hari ubuzima wabanje kubamo mbere yuko uba muri ubwo buzima muri kumwe uyu munsi, si byiza guhora ukompara. Nimba uri mu rugo rwa kabiri ngo uhore ukompara urugo urimo uyu munsi n'urwashize cyangwa n'urwatambutse, kuko ujya mubyo bikakudindiza mu buryo bwose, birakudindiza mu marangamutima, bikakudindiza no mu iterambere ry'urugo rwawe. Hari ibintu rero umuntu agomba kubanza gutekerezaho kenshi, ukongera ugatekereza mbere yo kubifatira umwanzuro. Wenda iyo ntabwo nyitinzeho cyane, uwo mudamu n'umushiti wanjye nadukundira umunsi umwe nibimubohokera cyangwa se yumva afungukiye kuba yatanga ubuhamya, azaduha ubuhamya. Ariko icyo nshimira ni uko uyu munsi yaratuje, ameze neza mu rugo rwe, ataruvuyemo ngo akomeze asenye, ahubwo nk'uko yabivugaga ati ngewe ngo naragona nagushije ishyano. Nyine hari igihe ugusha ishyano ariko ukabana naryo, reka mba ariko navuga mu kinyarwanda. Hari igihe ugera mu rugo ugasanga ibyo wari witeze si byo usanze, ariko icy'ingenzi si uko usenya, ahubwo ushaka kwiga kubana n'ibibazo urimo, ukiga kubana nabyo, ubuzima bugakomeza kandi ukageraho ukumva ufite amahoro. Ni ukuvuga ngo nturire cyangwa se ntukomeze gukomereka kubera ko ikigukomeretsa gihari, ahubwo ukiga kubana n'icyo kintu. Ni nk'uko nigeze guha urugero mu minsi ishize turi kuganira ku bikomere. Hari ukuntu umuntu ashobora gukora impanuka akaba yavunika, yenda ukaba wacika nk'akaguru bagashyiraho insimburangingo, ariko ukaba wakomeza ukagenda. Umuntu ashaka kugira imvune ituma wenda urugingo rwe rutamera neza nk'uko rwari rumeze mbere. Umuntu ashaka kugira imvune akaba yagenda acumbagira, ariko nticare hamwe ngo amugare avuga ati birarangiye. Hari umuntu ugira ubumuga akicaramo ntahaguruke, ariko hari undi muntu ushaka gukomereka ntagire ubumuga bukabije, akaba yashobora kugenda nyine amugaye, akaba yagenda acumbagira ariko akagenda. Umuntu kuva hano kugira hakurya arimo aragenda atambuka neza, n'umuntu ucumbagira cyangwa ugenda usimbuka ntago bagererayo rimwe, ariko mu by'ukuri bose baragenda bakagerayo. Icyabayeho rero kuri uwo mushuti ni uko yaragerageje kwiga kubana n'umugabo bari kumwe ufite wenda imico atishimiye, ufite wenda ibyiza n'ibibi afite. Buriya muntu wese mu buzima agira ibyiza akagira n'ibibi, agira karite akagira na defu. Icyabayeho rero cyangwa se icyo yabashije kwiga uwo mubyeyi ni ukwiga kureba no guha agaciro ibyiza umuntu babana afite, kurusha guha agaciro ibitagenda neza cyangwa se kurusha guha agaciro ibibi yaba afite. Icyabayeho ni uko uyu munsi rero yicaye yaratuje, yaravuze ati ngiye nagushije ishyano. Aricara rero abanza kumenya cyangwa se kwanariza ishyano afite ari irihe, ishyano yagushije ni irihe, hanyuma yiga kubana naryo.
yiga kuba mu buzima butamwemerera guhora azerera mu ngo cyangwa guhindura ingo, ahubwo aravuga ati uyu mugabo rero turabana kandi noneho nasanze ibitangaza yanyizezaga atari byo, nasanze wenda atarambwije ukuri ibyo yanyijeje mbere yuko tubana, reka rero noneho nicare mbashe gutuza mbane nawe kandi ubuzima bukomeza. Umuntu ashobora kubaho adafite ibyo yifuza byose ku murongo, umuntu ashobora kubaho wenda ibyo expectingaga atari byo abona cyangwa atari byo abayemo, ariko ntibimubuze kubaho, ntibimubuze gutuza, ntibimubuze kwakira ibyo afite. Akenshi hari igihe abasore cyangwa abakobwa baba bafite ibintu bifuza cyangwa barota ku ngo zabo. Reka wenda mvuge cyane ku bakobwa, wenda kubera ko nanjye nari umukobwa uyu munsi nkaba ndi umugore. Mbere y'uko umuntu ashaka nk'umukobwa hari ibintu byinshi uba ufite mu mutwe, hari expectation nyinshi uba ufite. Tuba twarabye amafilime menshi hari igihe rero amafilime y'urukundo ugahita ugira ngo ubuzima bwawe cyangwa se urugo rwawe uzajya wapurika bya bindi warebaga muri filime. Ushobora kuganira cyangwa se ushaka kwicara ukagira indoto nyinshi, kandi kugira indoto ntabwo ari bibi, ntabwo ari bibi rwose, kugira indoto ni byiza. Akenshi rero usanga ikitwangiza nko mu minsi ya mbere tukigera mu rugo, usanga expectations twari dufite cyangwa ibyo twibwiraga tukiri batoya, ugasanga nibyo bitwangiza kurusha ko uwo muri kumwe cyangwa se uwo mubana ashobora kuba yaba ari mubi cyangwa atakwereka urukundo. Ugasanga ibyo wishyiraga mu mutwe cyangwa ibyo wari warashushanyije cyangwa ibyo wari wararose bitabaye impamo, ugahita wumva ucitse intege, ugahita wumva ugushije ishyano, ugahita wumva urwo rugo utarushobora. Nyamara rero si uko uwo mubana ari mubi, ahubwo ni uko wari ufite ibindi bintu wubatse mu mutwe kandi wubatse mu bitekerezo. Iyo ugeze mu rugo rero usanga bigusaba kubaho, bigusaba kubaka, bigusaba guhangana n'ubuzima, bigusaba kubaka. Rero abantu bashyizeho terime nziza ngo ni ukubaka urugo. Kubaka rero hakenerwa ibikoresho byinshi, hari ibikoresho byinshi by'ubwubatsi, kandi kubaka ntabwo ari ako kanya ngo wubatse ikintu se kirangira gise gitumbagira kigeze hejuru iriya, oya. Rero kubaka ni buri munsi. Hari igihe rero umuntu asanga afite ibintu byinshi mu mutwe atekereza, ugasanga ufite ibintu byinshi uri gutekereza nibyo biri kukwangiza kurusha uko mugenzi wawe byagukorera byo bikwangiza. Ugasanga wowe byo wifitiye mu mutwe nibyo birimo kukwangiza cyangwa se nibyo birimo kukubuza amahoro. Rero ni byiza ngo nimba hari ikintu usanze ku mukunzi wawe cyangwa se ku mugabo cyangwa ku mugore wawe, ugasanga wenda ntikigenda neza cyangwa se yenda yarakubeshye, hari ibyo atakubwije ukuri, nabyo bibaho. Abanyarwanda bakuze nibo bakunda kuvuga ngo amareshya mugeni si yamutunga. Hari igihe nyine umuntu hari ibyo ashobora kuba yarakoresheje akureshya, ugasanga hari ibyo yakwisheje by'ibitangaza muri fiançailles, wagera mu rugo ugasanga ibyo yakubwiraga ntabwo ari byo cyangwa se ibyo yakwizezaga si byo. Rero icy'ingenzi nyamukuru ntabwo ari ukwita uvuga ngo mvuye mu rugo ndagiye ngo ndasenye, oya. Ahubwo uru rugo ugiyemo rufite ibi n'ibi n'ibi, umuntu mugiye kubana afite ibi n'ibi n'ibi. Ni gute ahubwo uri bwige kubana n'umukunzi wawe mukabana adafite atari umweru, mukabana abanyarwanda bavuga ngo ntabyera ngo mukabana afite ibyo utishimira hari n'ibindi wishimira. Rero mu buzima ntabwo umuntu agira ibintu byiza gusa, ntabwo kubaka ari umurongo ugororotse cyangwa urambuye. Hari igihe ubana n'umuntu ugasanga ibyo afite byose siko bikunyuze, cyangwa se ugasanga imiterere yose siko ikunyuze, ugasanga imivugire ye wenda ntikunyuze. Abantu nabo tuvuga mu buryo butandukanye. Umuntu ashobora gukurira wenda mu muryango uvuga cyane usakuza cyangwa uvugira hejuru, undi akaba yarakuriye mu muryango uvuga ucishije makeya, ugasanga bene abo bantu barananiranywe kumvikana no mu mvugo cyangwa se uburyo bakoresha imvugo mu miganirire cyangwa se mu mibereho ya buri munsi. Ugasanga umuntu avugira hejuru, ugasanga undi kuvuga nabyo wenda n'ibibazo. Ibyo byose bigenda bizana guhindura ibitekerezo cyangwa guhindura imitekerereze ku bari mu rugo. Ni byiza rero nimba umuntu mubanye, umugabo cyangwa umugore afite uko yakuze, afite ibyo yaciyemo, afite ibyamukomerekeje, ni byiza ngo tumenye ngo umuntu tubana ameze gute, umuntu tubana ameze gute, noneho ndamubanira gute kugira ngo tubashe kuba twagira urugo rwiza n'umuntu umeze gutya cyangwa se n'umuntu uteye gutya. Akenshi rero usanga imiterere yacu iba idasa cyangwa se idahuye, ariko ni byiza ngo twige tumenye imiterere yacu uko imeze, hanyuma uko uteye n'uko umeze, imico yawe n'imyitwarire, aho wanyuze cyangwa aho wakuriye, kugira ngo ugere mu rugo rwawe ushobora kuhigira cyangwa kuhakura isomo kugira ngo ubashe kubaho neza uyu munsi, cyangwa ubashe kugirana umubano mwiza n'uwo muri kumwe cyangwa se n'uwo mubana. Rero icy'ingenzi ni ukwiga ukamenya ngo uyu muntu tubanye ninde, ngewe se ubanye nawe ngewe ndinde. Ibyo byose bikagufasha rero mu myitwarire. Nimba umuntu mubana
ugeze umugisha ukamenya ko akomeretse, menya uko umutwara bitewe n'uko hari ibyamukomerekeje, menya uko umutwara ashaka kwicara mukicara akavuga ati wari warambwiye ibi n'ibi, waranyujije ibitangaza, wari warambwiye ko nitugera mu rugo bizagenda gutya, none byose warabihinduye, none byagenze gute. Nimba umuntu yarakwijeje ibitangaza akaba wenda mu rugo abihinduye cyangwa ibyo bitangaza kwijeje bidahari, icy'ingenzi si uko mutandukana. Icy'ingenzi si uko mutandukana, ahubwo ese mwabishakira umuti hamwe. Ese atakwemera ko mubishakira umuti hamwe, wewe hari igisubizo cyiza ushobora kubona ku ruhande rwawe. Reka mbisubikiye ahangaha nawe tubwire, uramutse ushatse urugo, umugore cyangwa umugabo, ugasanga ibitangaza byinshi yakwizezaga bidahari cyangwa atari byaba mu buryo bw'amarangamutima cyangwa se mu buryo bw'umubiri, mu buryo bugaragara, wabyitwaramo gute? Ese icy'ingenzi ni uko usenya cyangwa icy'ingenzi ni uko wiga kubana nabyo? Hari abo binanira bakaba basenya, abo nabo ntitwabacira urubanza ko buri wese agira impamvu ze, kuko kubaka nimba bibaho no gusenya nabyo bibaho kandi birashoboka. Ariko gusenya kwa mbere si umuti w'ikibazo runaka usanze mu rugo cyangwa se nacyo mu rugo. Hari uburyo ushobora gukemura ikibazo kandi ubuzima bugakomeza. Uretse ko hari nabo binanira bagasenya, abo nabo ntabwo twabatera amabuye, ariko gusenya si wo muti wa mbere cyangwa se iyo nzira ya mbere yo kuba wakemura ibibazo ufite mu rushako cyangwa se ibibazo ufite mu rugo. Reka rero ndekere aho ngaho, ntabwo ndi bucisha amatsiko cyane kuri iyo nkuru nari mbabwiye mushiti wacu. Umunsi azayibohokera azaduha ubuhamya. Ubu ngubu ameze neza, arubatse rwose, ameze neza. Si uko umugabo yahindutse, ahubwo yize kwakira ibyo abana nabyo kandi abigiramo amahoro, ubuzima bugakomeza. Bimwe na bimwe mu byo umugabo amwerekaga bidatunganye cyangwa se bitamunejeje, umugabo nawe agenda abikosora kandi buhoro buhoro. Buriya hari ijambo muri Bibiliya, sinimukano ryanditse nzaribabwira utaha, rivuga ngo se wa mugore we ubwirwa n'iki ko uwo mugabo atazakizwa ku bwawe? Ese kandi wa mugabo we ubwirwa n'iki ko uwo mugore atazakizwa ku bwawe? Hari igihe umuntu ashaka kuba afite imico itakunogeye, ariko uko ugenda umwereka imico yawe myiza cyangwa imico yawe inoze, akagera ubwo nawe ahinduka akaba yaba mwiza, udakoresheje amagambo menshi, ahubwo wakoresheje imico cyangwa imyitwarire yawe. Buriya rero mu guhindura umuntu mubana cyangwa se kuba umuntu mubana yahinduka, akenshi biterwa nawe uburyo ubyitwayemo. Ushaka kuba uri umugabo cyangwa uri umugore, uyu munsi hari ibintu ubona ku mufasha wawe ubona bitari byo kwihanganirwa, nyamara uciye bugufi ukabitekerezaho neza, ukabona ko ari byo kwihanganirwa, ukabona ko icyo kintu kukihanganira wagishobora. Hari igihe mu minsi mike cyangwa mu minsi myinshi icyo kintu gishobora guhinduka, ubuzima bugakomeza. Murakoze cyane rero, reka mbashimire, reka ngarukire aha ngaha. Ushaka kutwandikira nawe hari icyo watubwira, ushaka twakindikira, hari inama waduha kuri ibi byose, ariko uko bwije n'uko bukeye dukomeze twiyungura ubumenyi, dusome ibitabo, tuganire n'abandi, tuganire nabo tubana, bizagenda bidufasha. Ushaka kugira umwanya wo kuganira n'abandi, ariko ni byiza no kugira n'umwanya wo kuganira n'umugabo wawe cyangwa se umugore wawe mu gihe mubishoboye kuganira. Ni byiza bitewe n'uburyo mwabiteguye. Hari ikiganiro ushobora kuza hagati y'umugabo n'umugore bagiteguye cyangwa se kikaza batagiteguye, kandi byose bigatanga umusaruro mwiza, kuko ahari urukundo byose birashoboka, kuko Bibiliya nijya itubwira ngo urukundo rutwikira ibyaha byinshi. Urukundo rero nyarukundo rwihanganira byose, hari n'ibyo rubasha gutwikira. Wowe ucitse intege rero, hari utihanganira ku mugore wawe cyangwa ku mugabo wawe, nagira ngo kongera kwihangana birashoboka, kandi kongera kubana neza birashoboka. Reka dusoreze aha ngaha rero, ndabashimiye, mugire umunsi mwiza kandi amahoro y'Imana akomeze kuganza. Imana ibahe umugisha, ndabakunda cyane.